Okay. Bimeze bite? Nitwa Yaman for real Biza user Biza Jackson. Episode ikurikira kuri Anamika nigiye kujyamo hatagira ucikwa rero. Warakunze Manging Sino Kaman mwijwi rya Kapo, ugakunda Dalina mwijwi rya Kapo, ugakunda Only You mwijwi ryanjye nge wumva, ugakunda The Family, ugakunda Amanda the New Girl, udacikwa ingiyi bayise Anamika. Filime ya danger, filime y'umuriro, filime y'ibihe byose. Okay. Kirimbuzi Nation kuri wa3 akadomo kwipero akadomo com 0785532008. Ukeneye ibikoresho byo mu nzu, Ubwiza Steel and Art Space barahakubereye kugira ngo rwose baguhereze ibikoresho byo mu nzu iwawe uhagire nk'iburayi. Noneho abandi bantu binjira mu nzu yawe bakayinjiramo rwose ari muri Afrika bagasohoka ari iburayi, babita B Interior Design. Bakora parafo, ibikoni bigezweho, sound proof n'ibindi nk'ibyo. Nukuvuga ngo interior design and exterior design byose. Nimero yabo ni 078571 ndasubiramo 078571 B Interior Design. Barinjira bakinjira iwawe nta parafirimo, amabati ashinyitse, barangiza bakasiga hasa ni burayi. Okay. Icyo usabwa cyonyine bandikire kuri WhatsApp cyangwa bahamagare bossy Bossy B. Ubundi akohereza abahungu be baze biwaye basige hameze nk'iburayi. Okay. Inganzo Protocol and Service bakora protocol na service mu biro bitandukanye birimo rwose birthday party, ibirori nyine byose za bridal shower, inama n'ibindi byose. Ubwo ndaza kujya mbereka video kugira ngo mukuremo n'amakuru yandi mba ntababwiye yose muyabone. Okay. Anamika episode ikurikira nge umva nitwa for real. Kora subscribe kuri YouTube channel ubone ibyegeranyo bicukumbuye, inkuru zubaka kandi zigisha, amakuru agezweho kandi yuzuye. Byose ni kuri Yaman for real. Right. Bandi bana bato barakundana, mwebwe muri mu mandazi, muri mu buyobe, bandi bari gukundana, urumva? Niko ibintu by'inkundo wanabipfiramo, mujye mwitonda, siko njya mbabwira do. Right. Okay, twagiye Anamika, filime y'ubwenge, filime ya danger, filime y'ibihe byose, filime y'umuriro. Right. Twagiye rero. Right, dukomeje episode ikurikira nge umva nitwa Yaman for real Biza user Biza Jackson. Chorni hakuno ni hano twagarukiye, murabizi ko dukomereza aho twari turi vuba. Chorni ngwigisambo. आंटी क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा Auntie uravuga ibiki? Dekeraho. नोटे में बराबर पहचानती हूँ इसे. आपके पास iyi note ni yanjye. क्या सबूत Hari ikimenyetso ufite? Ni gute uza kuvuga ko amafaranga ari ayawe? है? सबूत Umva mfite ikimenyetso. ये है. Dore ikimenyetso. सेज iyi note yanditseho ngo I love you Sejal. हाँ तो नोट पे लिखा है तो क्या? No, sibyo ngibyo hari birenze kuba note yanditseho abantu bose nago bandika. अरे वितांक मेरे पैसे जो चोरी Umva itank. उसमें ये लिखा था देख. Ibi ngibi rwose byari byanditse ku note banyibye. ये Ngo मेरे I love you Sejal. पैसे हैं. ओहो Umva aya mafaranga nayavunikiye kuyakorera byamvunnye. ओहो Ngo ayavunikiye. कहाँ से कमा के लाई बता? Wayakoreye he rero? Mugira wayakoreye. Reka nze nkwereke. ये देखो Nabereke amafaranga yakoreye kavuga ngo yakoreye ngo yavunitse. राज शूटिंग और शर्टिंग Reba hano nayakoreye muri Raja Shooting and Shirting. पता कर लो. Niba utarunabize ubimenye. ये पैसे मैं वहाँ से कमा कर लाई हूँ, समझ गई आप? Aya mafaranga niho nayakoreye rwose mwakire mbishyu. Buretse gato. Shirting, huh? Ngo wayakoreye muri Raja Shooting and Shirting. Umukobwa ntago azi ko abangaba ari banyira nyiri iryo duka yakoreyemo amafaranga, we ntabyaze. क्या काम किया था कल तुमने वहाँ? Ngaho mugira wakoze akahe kazi rero? Kuvuga ngo ejo wakoze akahe kazi?
अरे वहाँ पे icyo nakoze tarabivuga yibuka ko yabaye maneke ya kuvuga ngo nabaye maneke ahantu uze mbivuge मैंने तो मेहुल भाई को पहले ही बोला था कि वो पुतले वाले nabwiye Mehuru ko nta muntu numwe ndibuze kubwira ku bijyanye na maneke नहीं तो ये लोग मुझे ariko nanone ntabibabwira और समझेंगे baraza kumfata nk'igisambo कि रिश्तेदार वाले हैं ariko se ubundi bapfana iki bahuriye cyangwa se bapfana iki na Mehuru आज बता ही देते reka mbibabwire wana बोल बोल tubwire आवाज अहमदाबाद से इलाहाबाद कैसे kubera icyo ucecetse noneho कुछ पूछा arakubajije किया था ese ni kazi nyabaki wakoze ejo aho ngaho uvuga ngo ni kuri Raja Shooting and Chatting हाँ मैं बता रही हूँ sawa reka mbabwire दुकान के दरवाजे पे मैं पुतला बनी थी क्योंकि nagiyeyo nigira nka maneke imbere y'umuryango wabo वहाँ पे औरतों kubera ko maneke y'ingore na yari ihari yaragiye aba maneke y'ingore kandi koko nibyo ले मुझे समझ नहीं है rero akazi nakoze narakishyuriwe nibyo सुन लो चोरनी की कहानी चोरनी की जुबानी uyu mukobwa ni igisambo aha ngaha arimo arahimba inkuru yo kuza कि kuvuga मैंने चोरी मान लिया ना aya mafaranga yaribwe माना कि मैंने uretse gato चोरी की है मैंने ये मान लिया कि मेरे ये ese nigeze nemera ryari ko njye nigeze niba amafaranga icyo nemeye ni uko nta mafaranga nayakoreye कमाई के पैसे हैं narayakoreye नहीं दिया होगा ahubwo nizeye ko ndakeka ntabwo wigeze ubyumva सुनाई दिया है अब तू सुन njyewe nabyumvise ahubwo rero nawe ntega amatwi ना उस दुकान की मालकिन ni njyewe nyiri iryo duka urimo uravuga ngo Raja Shooting and Chatting तुम अब तो ये पक्का हो गया तू हमारी दुकान पे rero ibyo ngibyo bigaragaza ko थी ना तो चोरी भी तूने ही nimba waraje ku iduka kuri iryo duka ryanjye ndimo ndavuga niwe wibye amafaranga मेरे पास फोटो भी है mfite n'amafoto mfite amafoto muri telefone yanjye reka nkwereke क्या खड़ी थी ना amwereka ifoto ejo yafashe amaserifa ari hafi y'ikinunusi azi ngo ni maneke kandi ni umuntu मेरा बटुआ पड़ा था urabona ahantu maneke yari wari uri iruhande niba ari wowe wari uri iruhande rw'isakoshi yanjye cyangwa se ikofi yanjye और मैं सेल्फी ले रही थी ना तभी तूने पैसे चुरा लिए nari ndimo ndifatira amaserifi rwose mwakire murebe uyu mukobwa niwe wanyibye dore isakoshi ngiriya कही की igisambo आप चोरनी चोरनी कर रही kubera ikiri kunyita igisambo प्लीज मेरा बिल बना दीजिए rwose ndabinginze mu nkorere fagitire nigendere आप लोग इसको कहीं जाने मत देना nimutuma ahubwo ananyeganyega ava ahari हाँ बुलाओ reka mpamagare polisi पुलिस को आप sawa bahamagare भी यहाँ पर हूँ, मुझे nanjye ndi hano ndi kumwe namwe nta kintu na kimwe cyo gutinya gihari nta kintu na kimwe nibye और मुझे पता है आज भी तुम यहाँ चोरी के इरादे से ही आए हो ndabizi neza kandi ndahamya ko waje n'ahangaha uje kwiba uyu munsi ahamagara kuri sitasiyo ya polisi bazi ngo bafashe igisambo kumbe hakuno no twagarukiye Raja yaje yasinze imbere y'abantu bose isabukuru ye y'amavuko umunsi papa we yapfiriyeho ukaba ari nawo umunsi rwose bizihiza igihe bamaze bakora nka Raja Shooting and Chatting bebe ngo icupa riramucika kumbe uwasinze umusinzi anyura inyuma ndaza hakuno rebe rangije atangira kubacurangira bya bindi bya Bosco bi interior design azakuno kubacurangira abanza abatemo umuziki rebe zahakuno arabavuyanga twivuyange ongere twivuyange indirimbo simuyizi yasinze ntabwo tuzi ngo inzoga yazinyweye ryari twe uwo twabonye ngo inzoga ni Mehul arabanza arabacurangira yurira ku meza yurira bitanda yurira bya bintu bacururizaho babyita ibitanda bya bintu ujya usanga bashyizeho imyenda cyangwa se inkweto bari gucuruza nabyo babyita ibitanda ngombwa ko niba utari ukazi uzajya mu isoko ry'igahanga uzabibona ubu nagiye nge ndabibona azahakuna arabanza arabavuyanga abivurugutamo kubita urushyi ubundi umusinzi uramukubita akagarura ubwenge baramukoma imbere y'abantu bose yasinze gusinda ku munsi nk'uyu nguyu bibukaho papa wawe umunsi abantu bose batumiwe kugira ngo muze mwizihize imyaka 25 iduka ryanyu rimaze
ndetse gusinda ku isabukuru y'amavuko ntabwo ari ikintu kizima. Rebe पता कर लिया यहाँ की सेल्स गर्ल से, ये नौकरानी की बेटी है, इसके घर में 4 sasa abangaba batumije polisi umukobwa ngo ni igisambo. बत्ती जला के ढूंढोगे ना तो 400 रुपया भी नहीं मिलेंगे और 4000 रुपए के जूते खरीदने निकली है। ऐसे महंगे शौक पालेगी तो ऐसे चोरी के धन umukobwa yari agiye kugura inkweto z'ibihumbi 4 नहीं करने पड़ेंगे ना। कल हमारी दुकान में आई थी पुतला बन के, ejo yaje mu iduka ryanjye aza yigize ngo maneke arangije aranyiba. इनकी दुकान में हाथ साफ करने आई है। none n'uyu munsi yaraje hano muri iri duka aje kwiba. इसकी तो शकल पे ही लिखा है। ubundi ndabona asa n'igisambo. सर आप मेरी बात सुन rwose nyakubahwa munyumve बोल रही है ना ये ibyo yavuga byose. इंस्पेक्टर साहब हथकड़ी पहनाओ इसे। nyakubahwa mumufunge. ngo iki? पूरी दुनिया ने बांध छे, कीर्तिदानी पैसा isi yose irabizi ko जान छे, मेरे पैसे में नहीं छोड़ूंगी। इंस्पेक्टर साहब आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। अरेस्ट कब से करो झूठ इसे। बोल रहे हैं? mumufunge arimo kubeshya. ये हम क्या कर रहे हैं? मुझे ese murakora ibiki? मैंने कोई चोरी kubera iki muri kumfunga? नहीं kandi ubujura kuba narabukoze ntari kubyemera. किया। ntabwo nigeze niba. abakobwa baramutwara baramushinja kwiba, ariko uyu nawe ntabwo wamurenganya, ntabwo azi uko byagenze, nyine ubwo bamwibye ntibafunga igisambo. धन्यवाद भाई, tuvuye hakurya tugaruke hakuno. मैं राजा की सही परवरिश नहीं कर पाया। vandimwe umbabarire ntabwo nigeze mbasha guha uburere bwiza Raja. तुम्हारे परिवार की जो जिम्मेदारी मैंने ntabwo nigeze mbasha kuzuza inshingano zanjye. एक से नहीं निभा पाया, मैं चूक हो गई मुझसे राजा की ntabwo परवरिश nigeze mbasha gukora inshingano zanjye zo ku muryango wawe cyangwa se ku mitungo. करने में, लेकिन इसमें राजा की कोई गलती नहीं। ariko nanone si amakosa ya Raja. ikigabo cyaje hakuno kwiriza, iki kigabo ni ikigome. गलती है माफ anko मोटा पापा नहीं, गलती आप rwose ntabwo ari amakosa yawe, नहीं बेटा। ni amakosa yanjye. से वादा करता हूँ अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। आप प्लीज kandi igihe natanze isezerano ko ntazongera gukora ikintu nk'iki. दीजिए, आपकी तबीयत खराब rwose wikumva ko ari wowe wikwishyiraho icyaha. हो जाएगी। rebe kumbe umusore nta nubwo we yigeze asinda, ahubwo yatabaye Mehul aza we yigize nk'aho ari we wasinze wanyweye inzoga kandi si we wazinyweye. आपने हमेशा सही फैसला किया है और आज भी जो गलत है उसे सजा दीजिए, जो सही है उसे नहीं। rebe ntabwo Raja ari we wanyweye inzoga. Raja ntabwo ari we wanyweye inzoga. मेहुल ने पी थी। Mehul niwe wanyweye inzoga. mama ahita abivuga. Raja si we wanyweye inzoga, Mehul niwe wazinyweye. reba filime. rebe yarangije ndihisha he ndajya he uyumva ko umwana we ari we wanyweye inzoga. ये क्या अगड़म बगड़म बोल रही है? usaze nyabakiri kuvuga umwana wanjye Mehul ntabwo ajya anywa inzoga. उसे देखा क्या? wigeze umubona azinywa? मैंने नहीं मोटा भाभी, oya rwose ntabwo yigeze mubona. ये दर्शना बहू ने देखा था। Darashana niwe wamubonye. Darashana yamureze. Darashana niwe wamubonye azinywa. umukobwa kare ajya gufata agatebo yabyiboneye. अम्बे धुत होकर पड़ा हुआ था, zinyweriye muri warehouse niwe yabasanze. सबके सामने मेहुल को बचाया क्योंकि umwana wanjye Raja yatabaye Mehul mu cyimbo cy'umwana wawe. उसके लिए रिश्ता लेकर लोग आए थे। जाने दो ना। kubera ko hari abashyitsi bashyitsi kandi nanone batutse mu muryango wenda kuzashakamo. ibyo mubireke. uvuga ngo iyo abantu baje mwenda kubashyingira bakaza kuza kubona ko umwana wanyu anywa inzoga ntabwo bamuhereza umukobwa wabo. niyo mpamvu Raja yatabaye Mehul. umuryango wa Jarana wari uhari. uyamenye ko umwana we ari we wanyweye inzoga. reba filime sasa. bahise anamika njye wumva nitwa Yaman, nitwa Forir. rangije yigira imbere saza kubita Mehul sinzi gusa mungu witabi n'inzoga gusa umwana
Raja kubera umutima mwiza yavuze ati hano hantu hari ba nyokobukwe, hari ba sobukwe, reka nkwitangire. Kubita umwana rwose ndakwinginze reka bireke. हो गई मेहुल से गलती. Mehul yakoze ikosa ntabwo azarisubira. मेहुल को ite ku mwana wawe आज इस घर में कोई इसके लगन की बात तक नहीं करेगा. kandi nta muntu ubonye kuza kuvuga ku bijyanye na mariage muri iyi nzu. समाज में Sinshaka kuzaseba. समझा दे इसे. हाँ नहीं तो Ikindi kandi iki cyana cyawe ukibwire दुकान के बाहर खड़ा करके वॉचमैन बना दूंगा. वैसे सारा नशा उतर जाएगा. rebe rekera rekera आप इतना गुस्सा मत कीजिए. सुनो rwose wirakara cyane. मेरी बात तो संभलो. Nyumva ariko nawe kandi uhinduke. मैनिक्विन वाली बात नहीं बताइए पापा को. अरे तू पानी देने. None ubu ngubu sindanabwira ibijyanye na maneke wazanye ya fake. Ntabwo nabyo arabivuga none rero uburyo papa warakaye. Azanye maneke ya fake yajyazana umukobwa mugira maneke. Rebe. Yisubirizamo ikirinete cyewe ni umusitari ni umusani. Ni umuji. Niwe shema rya Kicukiro. सर प्लीज बात को समझिए ना प्लीज सर. हम लोग गरीब लोग हैं सर. जैसे तैसे गुजारा कर. Sasa umukobwa hakuno bamuzanye kuri polisi. अब जमानत के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे ना सर. सर प्लीज बात को जरा समझिए. Gusa ndakwinginze gerageza kumva nyakubahwa. क्या तू जो ये Ese ukeka ko hano ari ku isoko? भाव कर रहा है. समझा अपनी बहन को. बोल उसे कि वो मान ले कि वो चोरी उसने की है, वरना जमानत भी नहीं होगी. Ugende umukobwa mumuvugishe umubwiye yemere ko ari we wibye. हाँ 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, Nyihanganire inspector. जब चोरी की नहीं है तो जमानत किस बात. Jewe ntago nigeze niba. Rero kuva nigeze niba kubera icyo ubundi nkeneye kurekurwa ngo bagire ibyo batanga kugira ngo ndekurwe. यहाँ पे बिठा के रखा है. Mwamatirije kwicara hano. Mvara nibyemere wemere ko wibye. ईमानदारी दिखा के नहीं जी सकता. ऐसे नहीं होता है भाईलू. Ntago umukene ashobora kugaragara ntago umukene ashobora kugaragara nk'umunyakuri muri ubu buzima. मुझे मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा है, और इनके पास क्या सबूत है कि चोरी मैंने की है. उस अमीर औरत ने बोल दिया तो मैं चोर हो गई क्या. पर भरोसा है. Yewe nizerera mu gukora cyane ndetse n'ubunyangamugayo. इनके पास क्या सबूत है कि चोरी मैंने Ni ikihe kimenyetso kigaragaza ko nibye bafite? तो मैं चोर हो गई क्या. उन्होंने मेरे बाजू में रखे हुए बटुए Kubera ko umugore yaje akavuga ngo ko nibye. का फोटो दिखा दिया तो वो सबूत कैसे हो गया. है कोई सबूत आपके पास. रानी तू Mva ariko araniceceka. नमस्ते इंस्पेक्टर साहब. Rwose ndabasuje inspector. बट ये इसका जीजा जरा एक मिनट Ndi muramu w'uyu mukobwa. आओ ने. Ndakwinginze waza tukavugana. Naze bavugane. Rebe. Umukobwa wamushinjije kwiba kandi ntago yigeze yiba. Ya. क्या जरूरत थी सबको बताने की. तो तुझे क्या जरूरत थी झूठ बोलने की. Kubera iki wabeshye? बड़ा मम्मी. Mama nagombaga kubeshya. मोटा पापा की क्या Hano hari abashyitsi b'imena. इज्जत रह जाती. पर Anko yari guseba agasebera mu bantu bose. मेहुल के रिश्ते की बात थी. वो तो अभी भी टूट गया ना. Kandi nanone mariage ya Mehuri yari kubiri mu kangaratete. Ariko nawe wiyangije Mehuri Raja. सब जगह बात फैल गई. तू जरा सोच कि पूरा सिद्धपुर और पाटन क्या सोचेगा. यही कि Mwana wanjye bitekerezo utekereza uburyo bari kubitekereza. और वो जानना कि Ngo Raja yasinze n'umusinzi. बाबा वो क्या Tekereza ku babyeyi ba Jarana. सोचेंगे. Ese urakeka bo batekereje iki? मैं जानती हूँ बेटा कि तू उसे पसंद करता है, लेकिन आज जो हुआ है Mwana wanjye uriya mukobwa uramukunda. उसे देख के आपको ना- मम्मी Ariko nyuma y'ibyabaye uyu munsi mama. मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा ही होता है. Mama njyewe icyo nzi nuko abakora ibyiza bibagarukira. Arikomereza. Icyo azi nuko abakora ibyiza birabagarukira. Umukobwa ntibyatinze wamukuye amapingu sinzi. Bavuganye ibiki muramu we na polisi. छोड़ रहा हूँ, लेकिन Bose uyu mukobwa ngiye kumureka kubera uyu mugabo. जो तुमने पैसे चोरी किए ना, वो तो तुम्हें लौटाने पड़ेंगे. वो 2000 रुपए का नोट निकालो. नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी मेहनत की कमाई है. मैं वो पैसे आपको Njyewe inspector narakoze cyane. नहीं दे सकता. Ntago amafaranga nayabasubiza ntago bishoboka. बात को खत्म करना. क्यों दूं मैं पैसे. वो हमारी मेहनत की Kubera iki amafaranga nayatanga. मैं क्या- Umva we kora ibyo nkubwiye. बारे में सोच. जल्दी घर भी जाना है. नहीं गए तो 10 बार फोन करेगी यार. तू दे दे यार. Amafaranga yarayakoreye none barayamwambuye. Rebe.
zikwirirwa umunsi wose wabaye maneke uhagaze ahantu hamwe utanyeganyega, amafaranga wakoreye bakayakwambura. Ariko nta kundi nyine urenganya arabyimenyera, kandi ibintu bitameze neza urabyimenyera, ubuzima bugakomeza. Murakoze चलो 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 जल्दी. tugende vuba vuba. मेरे आए बिना काम नहीं होता तुम लोगों का, और मुझे ही आंखें दिखाओ. Rebe माफ करना महादेव जी, मैंने मोटा पापा से babarire nyagasani Shiva, झूठ बोला, nabeshye anko. लेकिन एक भाई अपने भाई के लिए यही तो करता है ना. Ariko nanone abavandimwe bakorera umuvandimwe yakorera undi bintu nk'ibi. आपको पता है ना मुझे झरना पसंद है. Ikindi kandi urabizi ko nkunda Jarana. प्यार कर दो कि झरना और उसके मम्मी पापा मुझे गलत ना समझे. बेटा Kora ibishoboka byose Jarana n'ababyeyi be ntibaze kumfata nabi. Mwana wa Rebe आपका प्रसाद मिला, मतलब आप मेरे लिए कुछ ना कुछ चमत्कार करोगे. चमत्कार तो भूल ntabwo umusore rwose ibyo yakeye biragaragaza ko ari buze gukorerwa ibitangaza. Uyu nawe aza ku rusengero aza gusenga. तो दिखाकर नींद चढ़ा देते हो. अगर तुम ही ईमानदार Buri gihe ibintu byose rwose utuma bitajya ku ruhande rwanjye. और मेहनती लोगों के रास्ता रोक के खड़े हो जाओगे तो कौन चलेगा सच्चाई के रास्ते पर? इतनी भी परीक्षा मत लो कि लोग परेशान ही हो जाए. मेहनती लोगों के रास्ता रोक के खड़े हो Ese nimba abantu bakora cyane kandi b'inyangamugayo bigiye kujya bibagora bahure n'ingorane, के रास्ते पर ninde uzagendera mu nzira y'ukuri kandi inzira nyayo? लोग कि लोग परेशान ही हो जाए. सुन रहे हो? बेटा प्रसाद ले लो. Nawe hari ibyo yakiriye. देखो Abantu bakora cyane kandi b'inyangamugayo nimba bagiye kujya bagorwa, एक बात कान खोल के ninde uzagendera mu nzira y'ukuri? सच्चाई के रास्ते पर ही चलूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा. Yeah. Rebe uyu yaje kwicara hano, bombi bicara ahantu hamwe, जिंदगी में बार बार नहीं we yicara ateye umugongo undi n'undi yicara ateye umugongo undi. के लिए ये अपमान कितनी भी बार सह सकता हूँ. आपने मेरे नसीब में सारे पत्थर भेज दिए हैं क्या? नहीं नहीं, आपने मेरे नसीब में दिए हैं क्या? Yibaza atase mana wujuje नहीं, क्या? ingorane zonyine mu buzima bwanjye. आपने मेरे नसीब में हमेशा Undi ati wapi, अच्छी ही चीजें दी हैं. ahubwo iteka mpabwa umugisha n'ineza yawe n'ubuntu bwawe. भर भर के हैं. Yeah. आपने हमेशा मेरे लिए मुझसे कहीं बेहतर सोचा है. मुझे आप पर पूरा भरोसा है. Rebe yarebye hakuno abona wa mukobwa wari maneke ejo. Uyu mukobwa si we maneke? Yeah. Rebe ये तो रुक ही नहीं रहा. uyu musore ntajya arekera. Ariko uyu mukobwa akakomeje kundira ibyanjye. Umukobwa nawe bari gusangira mu gakarito kamwe, mu kabogise kamwe, barasangira, buri umwe azi ngo ari gusangira n'undi bye. Muko kundeba iyi box si yanjye. Yeah. अजीब है ये बेशरम. मेरा प्रसाद खा रहा है और ऊपर से मुस्कुरा भी रहा है. Umusenzi utagira isoni ni guta ndira sweets. Umukobwa azi ngo ibyo bari kurya nibye, umuhungu nawe azi ngo ibyo bari kurya nibye. Muri make buri wese yari afite agakarita ariko bari gusangira kamwe, ntibazi ngo nakande rero. ये तो रुक ही नहीं रहा. Nta nubwo ashaka kurekera.
barakarwanira, umva uzabaza arikomereza. Uyu mukobwa ni igisambuzi kantwariye ibyanjye. देव चाहते क्या हो तुम? नहीं बता दो ना. सेजल होता ने प्रेम करूँ छू. पहले उस आंटी की वजह से मेरे पैसे रुक गए और अभी हीरो मेरे प्रसाद के लड्डू भी Umukobwa agenda abona agakarito ke yaraki gafite muri baga akatwaye n'akabandi. पासी था और मैं उसका टपा. Mara yanjye kanje ndacyagafite aka nakande rero. सॉरी गलती हो गई. Mwana we nkoza amakosa. समझ लिया. Rebe. Agarutse चला गया. agiye he aramubura. Yarazi ngo akatwaye nake kandi ake kari kakiri mu gikapu. नहीं 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 ये तो उसका प्रसाद है. Ibi byari ibye. चाहिए. Bakubibika. Abisiga aho ngaho naza kuza bifate. उसकी प्रार्थना सुन लेना. Rebe. इतना भी क्या? Ko hari nashonje. Mpamvu ki yo kurakara? अरे जरा सुनिए तो. Nyumva. Ntega amatwi. अरे जरा Ajya hakurya. देखिए तो सही. Umva hindukira undebe basi. Rebe. Yigira imbere do. ले क्या लाई हूँ? आपकी मन पसंद. Ndeba rwose ibyo nkuzaniye. गुलाब Bya bindi ukunda. में डाल दे और सामान बांधना शुरू कर दे ताबड़तोड़। किम? जब ये माँ बेटे में घर से धक्के मार के बाहर निकालेंगे ना, हमारी हालत वापस वैसी हो जाएगी जैसी गांव में थी। गुलाब जामुन Rebe. कटोरी में डाल दे Genda ubijugunye mu mugezi. शुरू कर दे ताबड़ Je ntangiye gupakira. किम? Kubera iki? घर से धक्के मार के बाहर निकाल Uyu mwana na nyene batwirukana mu nzu. हालत वापस वैसी Ndaza gusubira mu buzima nk'ubwo nawuzemo mu cyaro. Rebe. जाना अपने मेहुल को, नहीं तो ये कटी हुई नाक हाथ में लेके पूरे सिद्धपुर में घूमना पड़ेगा। Genda wumvishe Mehuru जाने मेहुल को बचा umuganiriza cyangwa gutuma dusubira hano muri gahanga yose. लिया। तो इसमें Ikindi kandi ushimire Raja ko yamutabaye. बनाने की क्या बात है? None mpamvu ki yo kurakazwa n'ibyo? है कि आज उस आशा ने घर में Ikintu kirakaje uyu munsi giteye umujinya. सवाल जवाब किया है, कल को उठ के बाहर बोल दिया तो Rebe. बरसों से कमाई हुई इज्जत रुतबा सब पानी पानी हो जाएगा। घर में चल के आए रिश्ते को सामने से ना बोलना पड़ा है, बोलो। आज तूने मुझे डांट पड़वाई. Asha uyu munsi utumye bantonganya. Ndaza kukwigisha isomo. Mwihangane. Uyu munsi ngatumyaho mutonganya aramwigisha isomo. Sasa hakuno. Umukobwa akundana na Mehul. Ariko kubera ko Mehul nta gahunda y'ubukwe afite arishakira Raja. वो मैं कह रहा था कि Jarana nyine nari ngiye kuvuga. कैसे बोलूं, Ase mbivuge gute? जो भी दुकान में हुआ Byabaye ejo rwose ku iduka ibyo ari byose. वो सब छोड़ो, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि तुम मुझे गलत मत समझना। Nyine icyo navuga ntumuze kumfata nabi. राजा तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है. राजा जी, अगर तुम मुझे कह रहे हो ये- ना तो मुझे पूरा यकीन है तुमने कुछ गलत नहीं किया होगा. तो मतलब Baramwizera yizera ko nta kibigeze akora. नहीं Koko se? बिल्कुल नहीं. और अंकल आंटी मतलब None se kuba ababyeyi bawe, ना ही मैं गुस्सा हूँ abe njyewe aba ababyeyi banjye, और ना ही मेरे मम्मी पापा तुमसे गुस्सा हैं. इनफैक्ट वो तो कल तुम्हारे घर आने का सोच. ahubwo nyine bari gutekereza ko twazaza iwanyu tukaza kubasura ejo. वो रिश्ते की बात करने आने वाले हैं. Barashaka nyine kuza gupropose ibijyanye na mariage iwanyu. राजा तुम मेरी Raja, थोड़ी सी हेल्प कर देना कल प्लीज. तुम भी ejo rwose uzamfashe. घर पे बात करके रखना. Uze kubwira iwanyu ko ejo tuzabasura tuzahaza. झरना दीदी Rebe. Iwabo bazaza guporopoza, bazaza gufata irembo. श्रीनाथ जी महाराज, Mbega igitangaza. पापा मोटी मम्मी को तो बताना ही पड़ेगा, वो लोग तो सुन के ही खुश हो जाएंगे. Baraza kwishimira kumva ibi ngibi. Baza kubibabwira kandi baraza kubyishimira.
rebe अरे भाई लोग तुम abantu bose hano barahari Promesse Rwanda we यार सब अंदर आके बैठे हैं। yego barahari मतलब ushaka kuvuga iki हमारे प्यारे पोपट जीजू। हाँ और साथ namuramu wacu arahari बोले बड़ों की बीच की बात है और मुझे बाहर निकाल दिया bavuze ko ngo nge nakuze bansaba kugenda पक्का पुलिस स्टेशन। और मुझे बाहर निकाल nyine bambwira ko ikiganiro bagiye kuganira ari ikiganiro cy'abantu bakuru ngiye kandi ntago nkuze nyine ndasohoka ndigendera पुलिस स्टेशन वाली बात होगी, लेकिन मैंने मम्मी को तो सब कुछ बता दिया था। दीपेन पटेल नाम है लड़के का है rebe uyu ngo bamusohoye ni ikiganiro cy'abantu bakuru we ntago agomba kuba ahari सासू माँ दो गाड़ी umusaza wa Rani Promesse Rwanda वाली और जमा जमा है धंधा है और क्या चाहिए अरे अपनी रानी को ना rwose Rani aramutse ashyingiranywe n'uwo bari kuvuga असली रानी बना के रखेगा जैसे azaba rwose afashwe nk'umwamikazi ari nk'umwamikazi कि आपके वन एंड ओनली दामाद पोपट के साथ रहती nk'uku nguku rwose umwana wanyu abanye nanjye mu buzima bwiza abona ibihenze abayeho neza कल बुलाया है मैंने उनको एक बार ejo nzabatumira kuza hano रानी को देख लेना तो बात पक्की हो hanyuma rwose wowe Rani namara guhura nawe जाए और मैं तो कहता हूँ आप अपनी तरफ से भी बात पक्की ikindi kandi rwose nabagira inama yo kuzemera kubaheza umukobwa wanyu bamujyane nyine bashyingirwe mu muryango wabo ऐसा सरस धंधे वाला दामाद फिर मिलेगा नहीं बोल देता हूँ आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी की बात कैसे तय कर ली? ni gute uzanga gufata umwanzuro w'ibijyanye na mariage yanjye utanambajije रानी umva बात कर अपनी जीजा। shungura imirwayo n'uburyo uvugamo बात कर रही हूँ। reka mvuge ये अच्छा है, आप मुझसे मेरे रिश्ते की बात क्यों करेंगे? noneho ubu ngubu nsobanukiwe neza impamvu mwavuze ibi ngibi bijyanye na mariage ntahari मेरी शादी में भी तो आपको अपना फायदा दिखाई देता है ना? ni ukubera ko ari mwe muri buze kubyungukiramo बस यही मतलब इनको घी खिलाओ और अलग घर aho kugira ngo munshimire तक छोड़ने भी जाओ। Rani ahangaha aje kunkubita सासू माँ एहसान मानो कि ये पोपट है तुम लोगों की जिंदगी में। अरे मने बद्दी खबर छे ये ना इसके सारे बहाने हैं, इसको ना शादी करनी ही नहीं है। शादी करनी है मुझे, none ntago ashaka gushyingirwa ndabishaka लेकिन उससे जिसे मैं पसंद ariko ngashyingiranwa n'umuntu nkunda नौकरी लग जाएगी जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा। rebe रानी Rani ठीक है तो तब कर लेना शादी, nta kibazo rwose wazanashyingirwa nyuma लेकिन मिल तो ले। ariko reka tubanze duhure n'umugabo wawe umukwe wabo तू जैसे कहेगी वैसे ही होगा, ibindi byose biraza gukorwa nk'uko ubishaka पर uzashyingirwa igihe ubishakiye ariko reka tubanze duhure n'umugabo wawe एक बार लड़के से मिलने में हर्जी क्या है? ese waba hari ikibazo kibirimo guhura n'uwo mugabo wawe basi bwarimwe uwo bashaka kumushyingira ntabwo ari umugabo we guhura byonyine rebe n'uwo ngo bagiye kubarangira biragenda bite biraherera he atagira ucikwa